Shalom, twongeye kubaha ikaze kuri BCN, murongo utembesha ubuzima bwira bw'Imana. Mu kiganiro birashoboka, ni ikiganiro mumaze kumenyera, aho tuganira ku buhamya bw'abantu butandukanye. Imana ibaragiye ikora ibintu byinshi mu buzima bw'abantu. Rero aha ni ahantu twongera guhamiriza imirimo ikomeye y'Imana yakoze mu buzima bwacu. Uyu munsi turi kumwe n'umuntu udasanzwe mwakunze, umuntu w'Imana rwose. Mu kiganiro cy'ubushize yatubwiye ko Imana yamugiriye neza, ko Imana yamuvanye mu biyobyabwenge, ko Imana yamukijije ubwoba, ko Imana yamuvanye mu bubata bw'ibyaha bitandukanye. Yarafite ubuhamya yasangije urubyiruko rukeneye kumva uko rwakwivana mu bintu biruboshye. Arabifite. Fred, turakwakiriye muri studio za BCN. Yes, murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Wenda watangira wibwira abadukurikiye gatoya amazina yawe yose, muri bande? Yes, nitwa Fred Birori. Mu buzima busanzwe umukozi, mu PV designer, ndi n'umukristo muri Evangelical Restoration Church Parish ya Gikondo. Kirangwa n'ibyo. Twongeye kubaha ikaze. Murakoze cyane. Uyu munsi rero twongeye kugutumira. Ushize wari watubwiye, navuga, urugendo rwawe mbere y'agakiza. Fred we wa mugani wari umugangster n'ibindi byinshi. Hari waduha, navuga mu magambo make, waduha nk'ishusho wenda nk'umuntu basubira bajya kureba ikiganiro cyabanje kugira ngo baze kugira ishusho koko nyakuri, bumve neza iby'Imana yakoze mu buzima bwawe. Ariko wenda nk'umuntu uri buhitugwa kuri iki kiganiro, reka duhe nk'ishusho yawe, uwo wari we mbere. Yes, ngira ngo ishusho n'ubwo buzima bwo mu byaha ndetse n'ubwoba buzanwa no kuba cyane muri ubwo buzima bw'ibyaha, nabo hera ku kintu cya mbere gisa nk'aho ari cyo fagiteri ya mbere y'aho umuntu avukira, kominote umuntu akuriramo. Kubera ko aho nakuriye i Nyamirambo, ngewe abantu bose bavuga mugomba kuba abantu mu magambo bavuga ko ushobora kuba wakirwanaho, uri umuntu utavugirwamo, udakorwaho. Ariko ubwo mu mvugo yacu twige tukabyita amagangster, ukaba uri umuntu uri umuntu nyine uhamye, utari itage cyangwa se nk'uko kundi babivuga. Aho hantu rero ukurira muri ya environnement iguforsa kuba wagira amahitamo runaka ukora. Icyo gihe rero nibwo nyiri no mu mashuri mato cyane muri primaire, nibwo nabonaga nyine abantu babayeho muri ubwo buzima bw'abantu b'Inyamirambo. Nyine ukabona nibo bantu bariho babayeho neza, nibwo buzima. Nibwo buzima kabisa. Ukabona nyine umuntu, niba ndabyibuka ugeze kwirukana twiga muri primaire, bavuga ko babafashe basambana. Muri primaire? Muri primaire. Yego, bari bazi gusambana. Icyo gihe directeur avuga ko yabirukanye, baragaruka bazanye n'amakroshe n'ibyuma, baravuga ati ibyo bintu we wigize ntabwo watwirukana. Directeur arongera bagaruka bariga. So bigatuma nawe nk'umwana uvuga uti nanjye nkwiye kuba umuntu ukora icyo ashaka, ukabaho ukashaka, ni ugakora ikintu nyine uko bishaka. Gusa icyo gihe mu mashuri matoya ntabwo byari gukunda, kuko mama nta kandi kazi nzi yigeze akora, yabaga mu rugo aturera. Yego. Kuko bavugaga ko papa yamubwiye ati wowe ntuzongere kugira akazi kugira ngo urere aba bana. Mama rero yagiraga igitsure cyane, yari umuntu nuko ameze nk'umunyagitsure cyane. Noneho urumva inzozi zanjye ntabwo zabashoboraga kuba impamo. Ngiye mu mashuri yisumbuye rero muri secondaire, muri interna, njya kwiga muri groupe scolaire officielle y'Ibutare. Noneho basha kuba navuga ngo ni free. Aho noneho nibwo bwa buzima wabonaga hanze butashoboka, kuko muri interna bisa nkaho ari nko mu isi yaho. Ukabona ba bantu koko baba gangster batavugirwamo. Niba bavuze kujya muri etide cyangwa muri classe, mwe mukajya muri doro, basimbuka ikigo. Donc bahora bakora ibintu biri opposite. Bakora bameze ukuntu nyine batavugirwamo, yaba n'abayobozi batinyitse kwa. Ndavuga nanjye baranibo nkwiye kubabo. Ni forsa cyane. Icyo gihe rero
hari abantu nk'abo biyenterisaga kuri music ya hip hop nanjye niyenterisa cyane kuri hip hop kuva muri primaire ariko icyo gihe noneho ndushaho ntangira kuyenterisa kuri music yo muri US haba no mu Rwanda icyo gihe mu Rwanda rero gizweho Tough Gangs gizweho ariko koko noneho akaba arimo elema cyo navuga na preferaga kuko nabo yari uwo Inyamirambo originally abana b'inyabijose NYA Balambo do niko babahitaga igihe ko babahita uwo jeune rero bishobora kuri n'umupapa aho yitwa icyo gihe mu izina ry'umuziki yitwa Pifra Power First Ladies After Kapiro Pite Great the Maximus to Imana y'u Rwanda je namukundaga nyine kubira iyo character ye yo kuba ameze nk'abantu muri US ari ukuntu ishusho bishobora kubyarahozeho ariko wabonaga ko abantu biyenteresa muri ibyo bintu bya hip hop n'umuziki cyangwa se ubwo buzima bwo ku muhanda ari abantu batize b'abakarani ko navuga abantu bameze ukuntu noneho we ukabona is different ni umuntu like umujene usobanutse icyongereza cyiza ndavuga this is the guy noneho nkabijyana n'undi muntu nakundaga cyane wo muri icyo gihe habaga ari muri US aba West n'aba East icyo gihe muri hip hop rero aho twahuriraga abafana ba Pifra n'abandi habaga ari abantu bo muri West nabo muri East bakunda nyine aba Western njye nakundaga rero Tupac Amarusha kuno muri East nabo muri kubera ko bisa nkaho urumva no kwiyentesa muri hip hop cyane and niggas with the attitude Compton California nyine abo bantu bo muri rap side basa nkaho aribo bari hip hop ikiza ndoni yenteresa kuri ibyo rero kugenderesa kuri hip hop rero gusunikira mu kindi kintu gisa nk'ari factor noneho ikwimika neza nabwita mu bwami bw'ibyaha cya drugs cyane kuko ukuntu umuziki uteye n'ukuntu lifestyle babamo n'ukuntu nyine biba bimeze no mu muziki biba bigaragara no mu maclip video gukoresha ibiyobyabwenge byinshi icyo gihe rero noneho tuba muri ubwo buzima kugeza ubwo ndangije high school rero ndatekereza ariko uzi ko ibi bintu by'amadrug byo kwigira gangster byatumye ntabasha gutsinda mu ishuri neza kuko naratsindaga neza mu mashuri ubuzima bugiye kunkomera ndavuga wabibyaza umusaruro tukareka ko having a fun gusa nibwo natangiye gutekereza kuri drug dealing n'abandi bajene twari turi kumwe aho ngaho icyo gihe nibwo narebye movie yitwa Narcos n'izindi movie nyine zijyana n'ibyo bintu iyo movie yo Narcos ivuga ku buzima bwa Pablo Emilia Gaviria Escobar muri Colombia n'amazina icyo gihe byo muri Colombia binyetroduiza nyine binyereka the reality y'ukuntu actually ibyo bintu bikorwa ntangira gutekereza ukuntu noneho ibyo bintu twabishyira mu bikorwa mu gihe bitekereza leta y'u Rwanda nayo yishyiraho ingamba zikomeye zo kurwanya ibiyobyabwenge bihanukiriye ndavuga noneho ubwo bitagishobotse i Kigali reka nshakira ahantu ntangira gutekereza kujya muri za Mozambique kugira ngo nyine ndewe ko ibyo bintu byaza by'amafaranga ariko bikaguma mu bitekerezo nzashyira mu bikorwa ubwo buzima rero nyine bisaba bigorana gucuruza izo drugs gusaba jene twabivuganagaho ngiye urumva nabivuganagaho navuga ngo ashyiramo imibare myinshi kuko nahise njya kwiga muri university ariko abo bandi bo kubera ko batagiye bo barabikoze ni ingaruka mbi nyine zibaho noneho ikindi kintu rero nasa nkaho nsorezaho kijyana kuvuga kuri iyo side y'ubuzima bw'ibyaha ni ukuntu iyo uri mu byaha cyane ugera ku rwego noneho utangira nabyita nko kwiheba kuko utangiye kubona ko bya bintu wabayemo nta hantu biri kukugeza ndetse nta n'ahantu ubona ishusho bizakugezaho na bya bindi wanze ari iryo shuri ari inama z'ababyeyi n'ibindi bindi ukabona ntabwo it's too late ntabwo wabisubiramo nibwo rero noneho nabyita ngo uhita ugwa mu mutego wo kuvuga ngo namaramaza noneho mese kamwe umurara weruye umurara bikirara cyeruye noneho nta muntu wagira ikintu ambwira icyo gihe rero nibwo natangiye
kwintroduce ku yindi style ya music kuko umuziki icyo gihe twavuye mu bya old school haza new school trap drill haza zino sad songs n'andi mastile menshi yo kuririmba haza abajeni batoya abana bato ukabona ari kuri mujya kungana uruta cyangwa se bakurutaho gato baririmba life kumva ikintu kibamara n'izo drugs n'iki nibwo naguye nanjye kunabyita nko ku ndirimbo kuko twabaga turi aho nshaka gukora umuziki nawe ariko ukabona still izabyara amafaranga kuko bya drugs bitangiye kwanga noneho ndakora umuziki gute nibwo rero natangiye gushaka ukuntu nakora umuziki muri trap nanjye nkatangira nkandika ndavuga reka manzi nandike umuproducer mushaka ariko noneho nkibaza nzanvuga kuki nibwo rero naguye kundiri na umujene inshuti yanjye turi kuvuga ku bintu by'ijuru n'isi turi kuvuga ari kuvuga kuntu Kendrick Lamar umurongo yanditse ngo mwe muri kuvuga ngo muzajya mu ijuru what if we are already in the hell kwa muri kwifuza ibyo fooling yourselves we are already in the hell hari hell izaba hiruta ubuzima tubayeho hano ku isi mwabarangije kwiciraho iteka already karangije kwiciraho iteka iyo ndirimbo rero yari ya Sasha Stone yitwa ngo Thanks God for creating the hell. Oh my God. Ariko wow iri juru bavuga sinzarijyamo kuko hari habayeho situation yuko ntangira kubona neza ko biri real. Hari umukobwa duturanye ibintu by'amademo umuntu akaba aryamyaho ibintu bikamuvugiramo atari we muzi ijwi rye ndavuga bishobora kuba biri real kubera noneho mu rugo sister banjye babiri bari bamaze gukizwa na mama bakayibivugaho cyane akaza abahanuzi gusenga ko basengera muri ADPR akavuga Imana igukijije ibi mbona biri tumaca akakurondora ndavuga bya bintu bishobora kuba biri real ariko sinajyayo kuko nge ntago bishobora ko nakizwa sinago nasubira inyuma ako nareba imbere nkavuga no kurimbuka ako karirimbo rero kahita kavuga wow aho kugira ngo ume muri iyi misery yo kumva mbabaye what if I start embracing it tangira kubyembracing nibwo nahise nandika album icyo gihe nagombaga kuzakorana n'abandi ba jeune producer namaze kumubona ariko tutaranoza neza kuntu dukora beats ni na style cyangwa gukora nyita Eden of the Hell. Okay. Eden of the Hell yari nko kubwira abantu mwebwe muri kubona tuzarimbuka tukarimbuka ariko twebwe we will find a way of having fun out there. Ako nakundaga bitambwira ngo we will be with even with Adam and Eve yo abantu ba Adamu na Eva nabo tuzaba turi kumwe ndinde wo kwanga iyo privilege. Oh my God. Nari hayi nagakava hejuru ari symmetry munsi ari garden the beautifulest garden ever. Harimo shadow ya y'umudamu wambaye ubusa n'umugabo bari bimeze nk'abari gusoroma some fruit of fruits bakaba representing Adam and Eve niba isoko yacu bari yo twege turi bande wo kubyanga aho hantu hose bibari kugerageza nibabyita nko kwirwanaho mu marangamutima kuko ufite nagita nk'igitutu pressure yo kubona ko it's over. It's over for you. Aho kugira ngo ukatangira nko kwiremamo ikizere ko aho kugira ngo mfe muri misery I know I'm dying and I can see it. N'abantu bose everybody can see it kuko uko ibintu bidakorwa busambanyi bw'agaheta byo biyobyabwenge ibintu bitabaho kavuga I am dying and everybody else is seeing me. So aho kugira ngo mfe nabi muri misery let me embrace it and like ningera no muri yo hell koko nkuko Sasha Stone yabiririmbye who knows kasi ni magambo make na nibyo ngibyo birakomeye koko niho twatangiye tuvuga ngo ese koko birashoboka ko Imana yakuvana aho hantu wewe wansubiza ukambwira ngo birashoboka cyane. Amen. Nakwibaza cyangwa n'undi muntu dukurikiye ndumva ahita avuga ati none se byaje kugenda gute kugira ngo wowe watekerezaga gutyo wowe wari ufite navuga ibitekerezo by'umwijima bimeze gutyo waje gukizwa gute ikibazo cy'amatsiko. Iyo bavuze gukizwa ngiye najyaga nkunda kubivuga ariko ntabwo bisubira gusaninga neza ngiye nkunda covid cyane nkunda covid 19 cyane kuko
ntekereza bose navuga ngo Imana yayiteje ku bwanjye ariko mu bantu yaziye mu bantu yagiriye umumaro nanjye ndimbo biriga beside yuko hari abantu bapfuye covid ije icyo gihe twari turi muri 2020 ndabyibuka uwo munsi bavuga covid yaje twari mu kwa gatatu nari hashize igihe gito abanyeshuri bari gutaha muri iyo weekend nari ndi mu Gatsata kuko niho nakunda gukorera ibyo bintu byose kuko kubikora nangaga ko umucecuru wanjye mbona nyine aho nandagaye bikamubabaza cyane kuko ndamukunda cyane nyine ndavuga at least basi nzajya ntsinda neza mu ishuri ngerageze no kumwereka ko ndi mwiza mu gake akabibona ko nyine bitagenda ako kugira ngo namubabarize umutima noneho icyo gihe ndabyibuka uwo munsi umujene w'inshuti yanjye yari yambwiye ati Fred noneho hari akabari nabonye i Remera harimo ibikobwa 3 binini nabona ibyo bikobwa narabibwiye ati Fred ndabaronda ndavuga ati uwo mujama niwe dushaka uyu munsi ni finale ndavuga ikamanze nce mu Gatsata manze nikore ngende ni droge bihagije ni droge bihagije ku buryo genda nujuje geze mu Gatsata rero umunsi wose nirirwa tunywa urumogi tutanariye none ndavuga mbere yuko tujyayo ngiye gushyiramo inzoga zahita zinyicika tubanze tumanuke ku muhanda turye udusnacks mujeni twaturi kumwe ngiye mite mbona kujya i Remera muri iyo gahunda ya fina ngeze hanze mbona ukuntu icyo gihe bari bavuze ngo guma mu rugo ni kuwa mbere ariko gatandatu navyo mbona ukuntu abantu bari kwiruka mu muhanda binjira mu botike bagura amamodoka yuzuye ahantu bagura ndavuga bya bintu navugaga ngo nze embracing hell is now time is now byageze noneho ubu nibwo tugiye kurimbuka turagenda tugura udusnacks utuntu bita imishata bakiragamo n'amashaza twakunda kuri Boritos kubera izo drug ya movie nakose baba bafite two dutago two muri Mexico na Colombia babashyiramo twatitaga tacos turavuga rero uwo mujene mitamubwira wowe akira wirye kurya byarananiye navuze byagiye cyo kujya mu kuzimu niki mita nkubwira abashimye kumubwira Fred ugeze ndavuga rikanze kubera mu Gatsata abamagare ndavuga ni mfata moto ndagera i Remera nihuse reka ngende mbitekerezaho reka mfata akagare ngere Nyabugogo ndabona bitekerejeho nibwo mfata moto mfata igare ngenda mbitekerezaho ukuntu ngiye kurimbuka nyine like gukizwa ntago nabishoboye noneho kurimbuka how ndabimanaginga gute bino bintu ndagenda ngeze Nyabugogo ndavuga kamfate bisi y'Nyamirambo ndajya kugira n'ubundi still bike kandi ntago mbatinde ndajya kugera Nyamirambo kurya nyuma nabitekereje njya muri bisi ndazamuka mbitekerezaho ngeze kujya nyuma ndavuga at least nubwo ngiye kurimbuka reka sindimbukire muri ibi ndavuga reka sindi basi ndimbukire mu rugo yo byose nukurimbuka ariko at least si iyo ndazamuka bo bishobora kuba byari under influences of drugs ariko it felt real for me ndazamuka njya mu rugo ndaryama bukeye bwaho kubera ko ngiye numvaga ko it's the end ndavuga iyi covid ntabwo izashira kandi hazaza inzara n'izatwica so fata amafaranga mbwira umucecuru ugenda ugure biswi nyinshi ugure biswi nyinshi we ntabwo yamenye impamvu ariko ngiye nari serious ndavuga muri movie no muri lifestyle bundi ibiryo birayi umuceri birashira bikara ariko biswi tuzazirya mpaka ntabwo tuzapfa like at least nyuma tugura biswi nyinshi ariko malezima basista bagiriye ngo barazirya koko anyvuga ariko abana basiko inzara zatera tugapfa agabura ukuntu bibabwira baba icyo gihe rero muri icyo gihe cyaguma mu rugo bashiki banjye batangira kujya basengera mu rugo bagakora amateraniro asanzwe bakaririmba indirimbo zo mu gitabo bakayobora umwe muri bakayobora amateraniro akanabwira umwe muri bakayobora amateraniro undi akabwiriza nino barantumira baravuga bakwazaje icyumweru gitaha basenga ku cyumweru bivuga ku cyumweru hazaje ko tugutumiye
ndavuga ko n'ubundi mba ndi mu buriri ndyamye ni kuri movie ndaza ndicara barabwiriza igikurikira sister wundi arabwiriza baravuga noneho igikurikira ni wowe ndavuga ka sister kanjye kabwirize gutya binanire sinzi no gusoma ariko ubwo nigeze kukizwaho nigeze kuba mu badive ndanabatizwa rwose mu mazi menshi nk'abadive nk'uko babivuga muri Menge icyo gihe nigaga kuri Ecole de Sciences y'Umusanze ako nyine nabatijwe ntakijijwe noneho urumva nabaga afite utunosiyo kubera kwiga mu matizo n'ibindi icyo nakijijwe kubera mama yari arwaye ntangira kumva nyine bibaye ukuntu navuga ariko ibi bintu by'Imana wasanga wenda mama bikiriyemo ariko birangira n'ubundi bitabaye noneho icyo gihe ntangira kuvuga nzabwiriza iki ni interesa ntangira no kumva Gitwaza ya Authentic TV neno nkajumva na Authentic Radio nyine ntangira kwiyinteresa kumva ku bintu by'Imana kugira ngo nzabone icyo mvuga ntaseba imbere y'ako gashiki kanje bashiki banye bose ni bato kugira ngo ntaseba nk'umuntu w'umugabo nihagarareho ntangira kwiyinteresa ariko nkumva niba ntapfuye kuko niba ndavuga ni nk'Imana imaye amahirwe why can't I try noneho mpamvu navuga ngo nkunda covid cyane nagize igihe kinini cyo kwitekerezaho nkajya nkompara alternative nkavuga ikintu kitatuma nkizwa ni iki icyatuma nkizwa ni iki nkabona nyine nkakompara cyane nta influence yo hanze kuko nta muntu guhamagara ngo ngwino tugende nawe ayo mashow utakiyapanga n'izo hangouts zose uri aho utewe iryo tabi kuko naravugaga nari narayemeje kutazanywa itabi mu rugo ahantu hose ariko mu rugo nkaba nabikora mostly naranagerageza sindigeze icyo gihe urumva namaze hafi iminsi 40 yaguma mu rugo ya mbere nanywa itabi nanywa ibiyobyabwenge inzoga ari gake baho kubera muri quartier ari gake icyo gihe rero ndatekereza cyane noneho ndigwera no gushaka kubwiriza muri amateraniro yacu ya famille nkinteresa cyane kuri Gitwaza ntangira kubyumva ari n'indi show yitwa y'abadive ishema ryishimye kuri radio z'abadive n'andi mashow menshi noneho ntangiye kugira ngo nzajye mbona icyo mbwiriza noneho birangiye guma mu rugo hari higeze kuza nabyita nka sinzi uko ndi bubyita ariko ni nk'irishanwa basizeho beat bakajya bavuga ngo kuwa mbere ni guma mu rugo bakashyiraho imirongo bagaposte ndabyuka imirongo nanditse nyine kumwe n'umujene turanye mwita Petit Frere narandikaga ngo nkumbuye fake nkumbuye daya nkumbuye inzoga like nkumbuye isi because nago nabibonaga niyo vose yatangiraga like nyine kuvuga bya bindi nabonaga hanze yo kubana n'aba bantu batabyumva nicyo kintu nkumbuye nisohoka bwa mbere nicyo kintu nakise kuri boutique mitangura itabi kubera kumera igihe kinini utarinywa ndinyweye umva ari imbere nabi cyane umva ringuye nabi icyo gihe ntangira kumva nyine bya bintu numvaga ibintu binyenteresa bitangiye kumbira noneho nkajya njya aho hantu mu Gatsata hose Marigaramba bwira ibintu by'Imana icyo gihe nari namaze kugira rocks nari ifite imisatsi myinshi naze kugira rocks n'ibyanwa byinshi ntogosha nyine byanwa byinshi cyane ahantu twabaga turi hari abapapa bakunda kuvuga ariko Fred wagiye ugira inama bano bana kandi mu by'ukuri nibyo mwana ariko ibyo byanwa n'igisatsi n'ibyo rocks mu gukomeza kwiyenteza kuri ibyo bintu by'Imana ndabyibuka umujene turi kumwe aho turi kumwera itabi ndimubwira ibintu by'Imana icyo gihe Gitwaza by the way nari following na newsletter yatwerezaga email buri wa kane yavuga ku nyigisho runaka icyo gihe yavugaga kuri 8 words Jesus yavuze ku musaraba icyo gihe njya aho hantu ndabibabwira hari ahantu bavuga ngo Eli lama sabachthani data niki kikunde kishije I can never forget that ndabibabwira n'abantu bose bicaye bari kundeba because it seemed like getting a performance ahita avuga ega ngo Freddy buriya wowe kuvuga ibyo nyine nakemera ko ibyo bintu bya Yesu uri kutubwira bazanye nka gani bakagushyira ku mutwe wowe ibyo bya Yesu yes
mpita mvuga ariko wamugana ibintu mba ndimo ni yumva nkajya ngira n'umwana na challenges gusa sindabireka sindakizwa muri urwo rugendo rwo kubikunda Imana no kwishaka abajene bakancalenginga none ngi nkagumya nshakisha ikintu cyaba convincinga maybe niba ba convinced bakemeza ko twakizwa nanjye nakizwa none unabonera aho tukajyanana nyine numvaga ntabasiga nago nabaho badahari nabaho gute najya hehe ababorokore narabatutse ara akanuna nitsibutse kera nyiga muri college nyine muri ibyo byaha nigeze kugera igihe ndavuga ariko wazanjya hari umujene wakundaga kumbwira cyane yabaga muri GB yari president wa GB yitwa Bosco Imana mu mugisha cyane ngunda arabatwaya ngunda badacimanza kwa arambwira ko Fred wazaje muri serire wazaje muri GB ndavuga ko ibyo bya GB ni biki ngo tuganira ku ijambo ry'Imana muri serire ndavuga nzaza nkava muri iryo go nkanywa gatabi kahita nzamuka ngiye muri GB tukavuga ku ijambo ry'Imana nicaye aho naye nkaba challenge nyine by'ubwenge kujya gusaba mba ndaho umujene nta akugunya nota ndavuga ko azajyayo icyo gihe muri covid rero bari banakize muri serire yitwa Dominion muri jebe nakiki icyo gihe bakavuga Fred no uyu munsi no dusengera ndavuga bya bintu bitangiye kuba serious no bikakwitana n'aya materano ya famille ntangira kujya mu bintu byo gukunda Imana no kuba mu Mana ngo gutyo noneho icyo gihe kubera kuvuga cyane ibyo by'Imana umujene witwa Joshua yabagaho mu biryo gahano nakundaga kuba ndi dukorera n'ibyo byose n'ibindi byose abajene twiganaga muri college babaga Joshua tuvuga kuri ibyo by'Imana abajene bancalenginga ikintu cyose bancalenginga kugira ngo basima convince nemeze ko ibintu by'Imana ari byo tuzajyane bakambwira ko Fred uzi ikintu bita Big Bang uri kuvuga ngo Imana mitangiye kwiga hari ariyo scholarship za Coursera mitangiye kwiga isomo ryitwa From Big Bang to the Dark Energy ndashaka kumenya what is real Big Bang kuko abantu bavugaga batabizi nsanga ubwo bahita bavuga Fred ndagenda nkabasobanurira bakavuga okay none se ikintu cyitwa subconscious mind conscious mind numva it's a challenge kuri bya bintu nshaka kubajyana mu badashaka njya kwiga isomo ryitwa introduction to psychology ndashaka ngo mbimenye first aid psychology nyine kugira ngo menye what is actually that subconscious mind nyine kuri nyine buri challenge yose nahuraga aho ngaho ituma ntabajyana ngo tujyanane kuko numvaga ntagenda ngiye nyine nta utabafite ntiwabaho no buri challenge yose nkajya kuyigira isomo nkashakisha uburyo mbimenya for none Joshua nkabicuza ngabasobanurira subconscious mind Joshua avuga ariko Fred ibintu bya realm of thoughts uvuga siko bijya kumera nk'igigisho afite umujene yari inshuti ariko ubu inshuti yanjye yitwa Ezekiel ni w'Igikondo aravuga uziko ari imyigisho yamaye buri gihe njya kubyumva ngasinzira yarakijije Joshua kubyumva ngasinzira mba numva umupasiteri wavuga ibintu nk'ibyo bya realm n'ibiki ndavuga okay nzaziguhe ndavuga uzazime ntacyo izo nyigisho zavugaga kubohoka cyo gitwa nko mu kwa karindwi mu kwa munani zivuga kubohoka gusenya ibicaniro ibintu nk'ibyo naragiye ndazumva kuko Joshua akunda kunera story akiyiriza Joshua bimeze bitufite ikibazo cyo mu mutwe akambwira Ezekiel akambwira Ezekiel ko yakoze iminsi 7 atarya what like ni biki icyo gihe nyigisha arazima ndatanda zuma ndavuga icyo gihe namwitaga Pastor Patrick avuga ku ibintu sex ibintu actually bikora avuga drugs avuga tattoo kuko icyo gihe muri iyo si yo kuba gangster ngeze nko mu wa 5 mu wa 6 nsenye guterura ibyuma mbu musore koko umusore cyane bitavuga ubusore bwanjye nakuntu nabyaza umusaruro bitajya gushyiraho tatu nashakaga tatu y'umuntu ufashe marijuana nka gutya yakana umwotsi birananira umujene aravuga iyo tatu ntabwo nashobora reka ngushanyizeho ikibabi cya weed niyo nuza yacu icyo gihe rero ndabyumva numva biracanye Joshua akajya ambwira icyo gihe ndazumva Joshua arambwira noneho wowe Fred tujye tujyana aho hantu kwa Ezekiel wabo duchallengingana ntarakizwa turachallengingana tukagenda twicaranga mubaza ibibazo byinshi nambaye iyo ngofero nari naravuze ko nzaba umurasta nashaka kuba kuko nabonaga nta umukristo abakristo ntabwo nababamo n'uwo musatsi wanjye noneho gerageza kuba umurasta umurasta noneho nkora research nsanga ntabwo bemera Kristo
ndavuga se ibi bintu kuko icyo gihe muri ko kwiga gitwaza aho ravuga bigi muri zo nyigisho zabo badive bavuga Kristo nicyo cyatumukiza noneho biguma muri ibyo ndavuga maze kumva izo nyigisho ndavuga kugira ngo noneho Joshua ko navuga ibintu bya autodeliverance tuvuga ibintu bya autodeliverance ndavuga kugira ngo ibi bintu nikoreye bincike wenda bigenza gute ndavuga reka ngiye gukora nanjye iminsi 7 narya nawe utarakizwa ntarakizwa yego njyayo ndayikora ariko irananiye basta akajya uvuga musinyure mwandike ibi ndandika ibintu byose ndabyandika muri audio gusa birangira 7 inaniye bivamo noneho icyo gihe n'iminsi 40 twarayikoze icyo gihe na Joshua yo muri Zion turakomeza noneho bigeze mu kwezi kwa mbere icyo gihe muri Zion Temple njye nimvuga nk'umukristo wa Zion kuko gitwaza ari Dallas numvaga ari umukristo nanjye wa Zion Temple ariko online Dallas kuko bateranaga Dallas numvaga n'umukristo wa Dallas noneho icyo gihe gitwaza uwo mwaka witwaga iriba ryo kwiyemeza 2021 umukwezi kwa mbere kwari ubusabane n'Imana ubusabane kwagizwe kabiri ubusabane n'umubiri wa Kristo aravuga ngo niba udafite itorero usengeramo ariko uvuga ku bintu bya kaha na sinibuka neza mu gihe burari gusobanura temple and church aravuga niba udafite abantu b'umubiri wa Kristo barizwamo you lost avuga ku bintu by'agakiza numva mu by'ukuri sinigeze nyizwa ndavuga abakristo rero sinabajyamo n'uyu musatsi noneho Joshua twari dufite project turi gukoraho ndavuga Joshua yaranyitangiye cyane anjyana kuri abo Ezekiel abashuti be kandi ubona ukuntu umeze reka nanjye basi mwitangire no gusha umusatsi kugira ngo aba investors nibaza batazanga kweditinga kubera njye no gusha umusatsi gutya atari gukora ko nakijije noneho ndavuga abakristo n'ubundi still ntago nabajyamo nzashaka umunsi bazatanya guterana ariko wa kane bura maybe ntago baza ari benshi nibwo nzajyayo umunsi wa mbere bateranye muri Zion itariki 15 z'ukwa kane ndavuga ndajyayo ndagenda njyayo ariko ubwo nari njyamye n'ikintu kimwe cyonyine gukizwa ndagenda ninjira mu rusengero kare rwose nsangamo indi ndirimbo ya Bethel yitwa ngo I'm no longer a slave to fear muri background ndagenda nicara muri church nicara ku ntebe ya kabiri ndabyibuka nge ibi baririmbye ibyo babwije simbyibuka ndaba integereje ngo Emmanuel niwe wari wabwirije arahamagara abakizwa ryari nicaye integereje marezima amateraniro ararangira badahamagaye ariko ndavuga ntabwo nataha nakijije sinshobora noneho kubera ko ninjira umupapa nagiye gukaraba kwanza gushyira amazi ya covid ndavuga reka manzi shyira amazi mitekere isabune nyikira amazi gustavuga we karaba n'isabune sha ndavuga ko abakristo ninde babaroze ko no bitavuga ngo abagabo muri Zion barakara sinzi ukuntu bameze ndegera umumama nshaka kumurangisha ari toilette aranangira neza aranjyana yo ambwira neza ndavuga reka negera umumama nshaka ubu papa bose bari muri protocole njya ku umumama namubwira Yesu ashimwiriwe nshaka gukizwa uwo mumama akajya ndeba nari nkamubwira nshaka gukizwa umva biramutangaje atakira ku ruhande none se kuki ningije kubwira urenze pasiteri urenze abapasiteri atabwene no buretse manze nyobore bano bantu turajyana ntamfata ukuboko anjyanamo ku muyobozi wa family wa umuryango icyo gikora bari bakane ngo wa Yuda aravuga uyu mwana ashaka gukizwa ahita amagara Chris yaraza arambwira gukizwa nibi uratura ndagusubirishamo aransengera arambwira ibitambo byose bagutambye birarangiye ubaye umwana w'Imana muri background ari kirimo yandirimbo I'm no longer a slave to fear kubera ko natike nari mfite nari mu bihe bibi by'ubukungu bikomeye cyane nari navuye Nyamirambo kujya nyuma n'amaguru nza mu Gatenga nagomba gutana n'amaguru kandi kafi yari saa 3 icyo gihe bimaze kuba ngasama n'igicina zamutse igikondo seje mbyina I'm no longer a slave to fear. Amen. I am a child of God. Amen. I am no longer a slave to fear. Inzira yose ndimba mbyina. I'm no longer a slave to fear. Amen. Uko nakijije. Ndumva banawe Imana igushaka. Ntabwo ntiwarara itakubonye. Imana ishimwe cyane ku bwawe. Imana ishimwe ko itwereka ko bigishoboka
biracyashoboka ko yatumara ubwoba bwose, biracyashoboka ko yatumara ibyaha byose, ibyo waciye whatever, ntago isi yaguciraho iteka nk'uko wari wericiriyeho iteka, ariko biracyashoboka. Turashima Imana rwose, ndumva tuvuga Imana ye nimba arabikoreye Fred, hari abandi bantu uyu munsi wenda mwari muri kumwe mwakuranye, wenda bagizweho n'ingaruka z'ibyo bintu byose mwabanyemo ubwo buzima bwose. Uyu munsi nakubaza ngo ni iki nk'umuntu wabibayemo, ni iki wakoraho, ni iki kikuraje inshinga, mbese ni iyihe responsibility ufite nk'umuntu wabaye muri ibyo bintu? Uyu munsi uri umukristo, uyu munsi uri umunyarwanda, ni ikibazo kigoye sosiyete, ni ikibazo kigoye abanyarwanda twese muri rusange, cy'ibiyobyabwenge cyangwa cy'abana bari kubaho ubuzima budafite icyerekezo, bumva ko bazarimbuka. Kandi hari ibyiringiro yuko kurimbuka, umuntu wese uzihana, umuntu wese uzakira Kristo atazarimbuka. Wababwira iki uyu munsi abo bantu? Ari umushiti wanjye Joshua yigeze kubaza undi mu jene umunyamasengesho kuri church yitwa David, aramuse David, ni gute umuntu akomera muri YAGUKIZA akaba yanabwiza abandi akabafasha bakaza? Aramubwira, Joshua, gusenga. Kuri Pentecote ya 2022 Crusade ya Pentecote, Apostle yari kwigishiriza Masoro, twe turi Gikondo turi kubikurikira kuri TV, kuri projector. Aravuga abantu mwanyweye urumogi n'ibindi biyobyabwenge muhaguruke. Barahaguruka, bari mu Masoro, bageze nari bahaguruka muri Gikondo. Aravuga, I want, ndashaka ko aba bajene bari muri drugs bavayo. Niba turi bukore special force, ni sinzi ko turi ubugenzi, ndavuga nanjye ngomba kuba muri iyo special force. Kuva umunsi every Friday kuri iyo party yo gusenga, every Friday sinjyama ku buriri kugira ngo nibura at least one akizwe. Amen. Kuri indi side y'ibigaragara bifatika, buri gihe nsenga Imana nkayibwira Mana, coboza kugira ngo umuntu tuzajya duhura sinagenda mvuga ubuhamya ajya abona ko Imana yangiriye neza. Maybe wenda kuko akenshi ikintu gituma n'ubwo buzima bwa drugs kubamo nk'umutego, uvuga ngo baraya byabahaye amafaranga mu buryo bufatika, baraya turi kurana kuri TV byabahaye izina, byabahaye bya bintu byose, kavuga niba mu gakiza nyine umuntu ashobora kuba mu mahoro, bya byiringiro turabonaga umuntu akaba yakubona akavuga Imana uyu muntu yamugiriye neza. Muri iyo side bifatika, ndavuga let me by the help of God work hard than anyone, ku buryo nyine I prove ko bwa buzima bwa drugs ni ibihombo, ahubwo ubuzima bwo muri Kristo bwo mu gakiza ni inyungu cyane, as nyine a way. Kandi buri akedore nkeje bundi nagiyeyo ndi kubabwiriza mu jene, ndamubwira ariko mwira Fred, ibyo ni byiza ariko sinzi ko nakizwa. Ndamubwira wakizwa nonaha atura. Arambwira rega Fred, maze kwatura inshuro nyinshi, naratuye kera ndongera ndatura, ariko nambaraga mfite nyine kuki bidakora. Ndavuga play cya kintu twavuga gusenga. Ndavuga aba bantu one time bazaza. Kubw'ubuntu bw'Imana, hamwe no kubasengera, hamwe no gukomeza kubaho ubuzima bw'ubumana, wa mugani ubuzima bwawe bukabwiriza cyane. Uyu munsi twakwibaza wenda ikindi kibazo twakubaza, kugira ngo urumva wabaye mu bintu byinshi kandi navuga ngo biteye ubwoba, ari nabyo biri gutera ubwoba abo bantu, ati se ninkizwa biragenda bite n'ibiki? Ni iki cyatumye uhagarara uyu munsi ukaba uri umuntu uri kuvuga Kristo? Waramutukaga, uyu munsi ukaba uri umuntu ufite umutwaro w'abantu bari mu byaha kandi nawe warabibayemo. Ni iki cyaguhinduye muri icyo? Urumva nta nubwo ari igihe kinini gishize cyane. Ni iki cyahinduye ubuzima bwawe? Wa mugani wa mutipe wakubazaga ngo ibyo bintu uvuga ndabyizikire ko bagushyizeho imbunda, harya ni gani? Uyu munsi bagushyiraho imbunda ukavuga ati
Yesu ndamwizeye ibyo nibyo ukamuhamiriza kuko ari ikintu wizeye uyu munsi wabivuga ni iki cyakumaza ubwoba navuga ko ari nk'urugendo rutari rworoshye nabaga mfite ubwoba cyane bwo kugwa atari ukwaya imaze gukizwa narwo rugendo navuze mbere yo kwatura agakiza nabaga mfite ubwoba bwo gusubirayo nkahora nsaba Imana bambarira sinzagwe ntazi indirimbo ya James Daniela yitwa ngo nzakugeza y'amahoro niba imvura na sheregi bitamanukira ubusa ntanswe isezerano naguhaye ubwo wizeraga isezerano nameneye amaraso yanjye nzakugeza y'amahoro bikandemamo ibyiringiro navuze ko nakirijwe muri Zion nasengeraga muri first service numvaga mfite inyota cyane yo gusenga turi mu masengesho yandi ya 40 ya mbere Gitwaza yaravuga cyanditswe cyo muri Yesaya twakundaga kugisubira mu gihe aravuga ngo Mana hindura amaso yanjye imigezi y'amarira ndirira ubu bwoko none ndavuga nanjye Imana ninyiza ikanshikamiza nta kindi nzaberaho no gusenga navuze ko nakirijwe muri Zion navugaga nshaka kuzaba nka Gitwaza kubwiriza nkawe like smartly Giheburayo kavuga imigezi yo muri Yerusalemu why this no ariko ngomba kuba umunyamasengesho nka Pastor Patrick ayo masengesho ya 20 40 aho hantu hose kuko muri zo yigisho abavuga turi muri 20 turi muri 40 turi ndavuga nanjye ngoma ko wonse nasengeraga muri first service muri Zion muri second service ngajya igikondo wafite zeri kweli cyo gihe ndishaka kuvuga ukuntu nagezaho numva bishikamye koko bwabwoba bukagera naho numva ntakibufite icyo gihe hari kubera ko mu rugara badeperi nabikomojeho ari umuhanuzi yaraje arambwira Fred cyo gihe urumva muri Zion nabaga ndi buteranire muri covid ari yeguma mugo yagarukaga ndi buteranire muri Zion go Dallas muri US nijoro mu gitondo nabaga ndi guteranira igikondo online kuri Zoom arambwira nambaye gutera arambwira ko Fred usengera igikondo nako muri Zion ndamubwira kwa Gitwaza bavuga kwa Gitwaza ndavuga yego arambwira Imana izagutsura mu nzozi ikwerekaho ukwiye kugisengera bifata nk'ibisanzwe umunsi umwe igikondo haba baravuga ngo hari amaterano y'urubyiruko ndavuga ariko n'ubundi ku cyumweru naho hari umunsi wo gusenga ndayajyamo njyayo karenda zinduka cyane ikindi kintu navuga ngo cyancoboje no kuguma naravuze Mana nkiri mu bya bindi byose sinigaga neza ibintu byose nabikoraga nabi ubu ngiye kujya mbikora neza ku gihe kandi 100%. Amen. Ugire excellence. Mu rusengero nazaga kare nyicara imbere kugira ngo hatagira n'ikintu kincika abe na kimwe byose mbifata. Cyo gihe tugeze igikondo muri amaterano y'urubyiruko wa mujene tweze ke arambwira Fred hakunyemo n'ukunda kwizira muri kirite ya kabiri ndamubwira no ngiye mavuye muri Zion ahubwo mbanje muri kirite ya kabiri hano. Havuga Fred hoya ukwiye gushikama ukagira umuryango barizwamo abona sindi kubyumva arambwira ko hoya wigira ikibazo vie arakwinstara ndavuga suko pastoranyiri aragusa arambwira iki twe twicaye turi nk'abajene hafi 200 barabakira baricara baravuga ati mwese ndabona harimo abashyashya abashyashya mu hagaru abantu batara muri giparish bisanzwe muhaguruke turahaguruka turivuga aravuga abasigaye mwese muri abana ba giparish bose baravuga ngo namwe muhaguruke barahaguruka ahera ku murongo wowe kana witwa avuga amazina n'uwamuzanye ni na situation aho nari nicaye naravuga this is a father uyu ni umubyeyi ku kindi kintu cyancoboje gushikama kugira ahantu ubarizwa atari kuvuga ngo ni groupe cyangwa se nako kundi twavugaga gengo ntago ari umumambre it's a family it's a family nyine you everything ubikorana ubushake ngaho icyo gihe banyakira igikondo mu bashyitsi ndabyibuka umupapa waho witwa Bishayi yarambwiye dufite ibintu by'amaklasi ya BCC twiga inyigisho zihugura
ndavuga ngomba kuba umuteoloji ayo makarasi ikintu nari mfite cy'ikibazo batanga certificate kugira ngo nazajya ahantu bavuga ngiye nize teoloji bakaminuza aravuga yego navuga ngo ariko siko ndi muri Zion muzabyemera umva nibaraga no muri Zion aravuga ubumenyi ntago burwana Imana ntago yirwanya Imana ntago yirwanya uzaze icyo gihe Pastor Elisha amaze kurondura hafi abana 150 ndavuga uyu mupapa uzi abajeni badatura batagira akazi batafite umumaro aba mama n'abapapa menya zinuko baraye sinzi numva birandenze ndavuga aha niho nkwiye kuba Abishaya aramamagara umunsi wakurikiye kuwa mbere arambwira Fred za classe zitatangirije kwa kabiri ndambwira papa Abishaya nshaka famille kuko pastor yaravugaga yabazaga umuntu nari mari kuri etage c'est famille ni aussi process zose za charge kuva 2010 na kangahe uba muri famille wa uba muri wiza ma classe wa uba muri commission nayo uvuga se urumva nakumenya guki ndavuga bya bintu byose satani yanyaze I have to be excellent izo class nazize 100% ntakererwa ntasiba twazize hafi imyaka 2 ntasiba ntakererwa ari gihe twabaga dufite inama muri ahantu hatandukanye convention center natiki nkamanuka n'amaguru paka igikondo time ni tadiye nabaga afite training kimisagara zigomba kurangira saa 11 ntafite itiki nkazi igikondo n'amaguru paka jipari saa 12 n'igice n'abagama kugira ngo nakererwa sinzi ndimire byose kintu kandi nasabye Imana niba twigisha iki kwiyegurira Imana mbikore neza buri kintu cyose batwigishije nikore nuvuga Mana sinshaka kurya umwenda wawe ikintu cyose cyanyuze mu gutwi kwanjye kigomba kujya mu ngiro mu buzima bwanjye akantu kanyuma kamfasha n'ubu ngubu kandinda Pastor Elisha yaraje ariko twigisha ibintu byo kwiyegurira Imana aduha urugero aratubwira hari umu-engineer yarari kubaka etage ndende cyane aho hafi y'iyo etage hari umuntu w'umushumba uri guca ku nzira aragiye intama accidentally engineer arahanuka yikubita hasi yumva ntiyapfuye aravuga ntago bishoboka kuva kuri floor something nkaba ngize hano simfe arebye asanga yagwiriye intama irapfa ahita avuga engineer akuramo ingofero arayijugunya abwira umushumba wari iragiye mwizi nkoni yambara uruhu rw'iyo ntama aravuga ngewe engineer napfuye intama yapfuye umwanya wanjye ariko nuvuga ngo engineer napfuye mu kubaho nkwiye kuberaho intama nanjye bavuga Mana narapfuye bya bindi byanjye byose kuko gupfa narapfuye kuba ndiho no kubera Kristo kuba ndiho nkwiye sinzi ukuntu ndi buvuge kuberaho Kristo yese gukora icyanezeza Imana kiri mu murongo w'Imana amen ya wenda twihuse turi no kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ibi bintu by'ibiyobyabwenge n'icyorezo ibi byose byose tuvuze byaba wabayemo n'ibiki n'icyorezo yaba ababyeyi yaba igihugu uyu munsi turi kurwana nacyo kandi bihera navuga muri teenagerhood ni iki ubona navuga cy'influence abana cyangwa abajene mu myaka mito umuntu akabaho nk'uzapejo cyangwa nk'uzarimbuka akabyembracing akavuga ati ngiyewe n'ubundi nzapfa kandi nzanarimbuka rero nta mpamvu yo kugira icyerekezo cy'ubuzima nta mpamvu yo kubaho neza reka wa mugani akabatiza ikibi n'ikiza nk'uko wavugaga ngo no mu muriro wakwenjoyinga ubona ni iyihe influence wenda mu magambo matoya ni iki cy'influence abana ni iki cy'influence abajene ni iki cyatumaga nyine donc uhita of course hari abandi bana mwabonaga babaho ubuzima bwiza bo babishye ababyeyi babandi mwitega amadage
niki gituma nyine abantu bahitamo amahitamo atari meza yabaganisha no ku buzima bubi urumva n'inzara murakubitwa murafungwa ariko still ukabihitamo ubona ari iki kibitera ikintu cya mbere naheraho ni amakuru apfuye mami Pastor Grace akunda kubisubiramo atubwira muzamenye ukuri niko kuzababata amen abajene nabyita ko ari false information hari ukuntu ino system ya drugs bijyana n'ibindi byose bijyana na bino bintu barakora cyane bari kwexpose ku makuru yose kuri Instagram nibyo ubonaho kuri TV nibyo biriho mu bitabo muri movie ahantu hose nibyo biri like information nyinshi cyane noneho rero izo zirakwenfluence iyo umujene ufite amatsiko yo gushakashaka ibyo byose gushakashaka ngo urebe ko ni iki kijya mbere se barakuki bameze gutya abakuki bakunzwe aba badakunzwe bikakwisunikira kuvuga ngo bari bakunzwe bakora iki usanga bakora drugs wowe kubera kureba hafi gatekereza ibyo mitanya kunisha ku cya kabiri abagakwiye kubaha amakuru ya nyayo ntekereza ko ari ababyeyi babatanze imbere hariho mu Rwanda cyane miscommunication hagati y'abana n'ababyeyi ndetse sibyo n'abana n'ababyeyi n'abakuru kuko usanga nk'umuntu ufite grand frère mutavugana grand frère wawe nta kintu akubwira uzabyimenyere nanjye narabyimenyeye nanjye narabyimenyeye papa gutaha ibibazo by'ubuzima gutura umujinya umukecuru nawe ari umugabo yamuciye inyuma ibintu nk'ibyo yose umwana rero ugasanga ya makuru still ni yandi apfuye yishakiye kandi apfuye ikindi cya nyuma ibi amakuru y'ibikoreshwa by'ibiyobyabwenge n'ukuntu babikoresha n'ibyo ari byo are available like they use a lot of energy ku rundi ruhande bisa nkaho bibabaje bakoresha utubaraga ntabwo navuga ngo ntabyo gusa ubona ko ku rundi ruhande bavuga ati ibi bintu sibyo ni utubaraga duke ababyeyi nyine abivuga akubwira kanaka ngo uzi ko wa mwana wo kwa kanaka ngasigaye agura urumogi kandi nawe mu by'ukuri mwicaranye aho umaze kurunywa nyine ukabona arashaka kubitwerera ntabwo dushaka gufacinga ikibazo ngo dushyiremo imbaraga nyine tukihagurukire mu n'imbaraga zose nk'uko ku rundi ruhande nabo bakoresha imbaraga zose kugira ngo buri ndirimbo bakore uburyo izamo drug buri ndirimbo bakore ku buryo izamo sex buri movie bakore ku buryo izamo drug ku buryo izamo sex any movie urumva rero wa mugani ikibazo ni amakuru apfuye nk'uko wa Pastor Grace akunda kubivuga ngo ikintu cyose kitari ijambo ry'Imana ni ikinyoma donc ikinyoma ni ikintu cyose kitari ijambo ry'Imana wenda tugana ku musozo kugira ngo dusoze wambwira turafatanya ibibazo nka bibiri wambwira se ntago ujya ugira ubwoba iyo ugeze reka nkoreshe terme wakoresheje iyo ugeze mu maji yawe wamugani y'ama gangster ntago ubyitwaramo gute muvugana gute kuko for real ntago muvuga ikinyarwanda so bigenda gute se nyine mubana gute uyu munsi cyangwa ikindi kibazo ntabwo ugira ubwoba bwo gusubirayo ngo wumve umunsi umwe uzisanga wasubiyeyo bigenza gute ikintu cya mbere nyikizwa navuga ngo mara gufatisha nabaye nkaho ibintu byose by'isi mbitaye indirimbo zose sinyireba movies n'abajene sinajye kubareba bisa nkaho ngiye muri isolation njya mu kintu cyo kwanga ahashize hanjye cyane ku buryo ntifuza ko umuntu duhuye ubu yamenya aho nahoze nyine ni hata cyane kuba umuntu nyine navuga ngo w'inzozi z'abantu benshi umuntu ukwiriye umuntu ubereye babishyiramo imbaraga nyinshi ku bijyanye na drugs rero kubera icyo kintu nabayemo cyo kumva nakirundumurira mu bintu ibindimo by'ubumana bitari byahandi nahoze cya drugs kisa nkaho abantu bari muri drugs nibyo
bisa nkaho nyine bibona nabi nk'ibintu bibi cyane ahubwo ikintu gisa nkaho kigorana ni ikintu kijyanye na sex life byo like bo witwara neza ariko it's so hard like everything triggers your za pornography warebye like almost everything ni ari ahantu tuba turi like turi kuganira nkabona nka move umuhungu n'umukobwa bari gukora nkahita mbwira ariko aba bana mukata Fred we nuko wabaye ahantu habi ufite that mind ako nyine like everything triggers it kuri drugs ho ahubwo like mostly I feel bit gusa mbere like gose icyo gihe ntara muri your process yo kujya mbere nyuma yo kwatura agakiza sinongeye abe nese mvuga no ariko mbere ntabaga mvuga ni inzoga sinywa itabi sinywa bya bindi byose ariko nahura n'umujene wanjye avuye Canada avuye China ibyo byo gukizwa nabi nkabona zanye kilika avuga se nta nicara nyine yes like ugwa muri trap yo gukunda abantu kuruta agakiza so uyu munsi rero warahindukiye uravuga ngo agakiza kawe gakomeyeho uragafuhiye donc Imana yakoze imirimo n'ibitangaza mu buzima bwawe nkurikije iyo testimony turashima Imana pe uyu munsi rero ndumva ufite icyo wabwira abajene ufite icyo wabwira aba teenager kuko byatangiye mu myaka nk'iyabo ufite icyo wabwira abajene batangiye kuba mature ufite navuga ngo mikoro rwose urayifite ufite icyo kuvuga so dusoza ndumva niba navuga nk'inama se cyangwa hari ikintu kikuri ku mutima wasukira abajene badukurikiye abazadukurikira donc abanyarwanda muri rusange kuri icyo kintu kuko ni ikintu navuga ngo kiruhije isi kiruhije amahanga muri rusange murakoze ndavuga mu magambo make cyane bwira abajene guys wake up, it's a lie like this drug life and everything on TV mainstream it's a lie. Heaven and hell is real. Besides not hell, like this drug life and everything brings hell to you. Like hano kwisi uba muri hell. It's a lie. Jesus is real. Amen. Jesus is real kandi arakora. Amafaranga wabona sinzi gukora bya byose bibi. It's a lie. Ntayo. Buri gihe ngunda kubivuga nta kintu na kimwe nabonye mu byaha kinyungu ni uravuga ngo narucuruje nubaka inzu n'ababifite nagiye mura nabo they have not. It's a lie. Wake up. It's a lie. Kandi igihe niki abajene mu myaka mito barapfa 10 na 20 barapfa kandi ukugumya gutinda ni kugumya gukora ibintu bizarenga nabyita wowe ushobora Imana kukubabarira ariko wowe kugira ngo uzibabarire it will be something else. It's a lie. Wake up and muze kuri Kristo is real. Amen. Jesus is real. He is indeed. Fred wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu ngiye rwose ku giti cyanjye mbaye difiye ndavuga ngo birashoboka biracyashoboka ko Imana ikora biracyashoboka aho waba uri hose niyo waba uri muri ya hell indi wari warishyizemo yakuvanamo uri gihamya navuga ngo uri ubuhamya bwigendera ko Yesu arakora Yesu aracyakora birashoboka nta hantu rwose Imana itakuvana. Wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu Imana iguhe umugisha. Amen. Mwakoze cyane kubana natwe muri studio za BCN. Mwabyumvise nta hantu Imana itakuvana wowe mujene wowe mu teenager wowe uri confused wowe wihebye uri ahantu wowe wumva uzarimbuka oya Fred yabivuze neza ngo it's a lie.
biracyashoboka ko Imana yakugirira neza, biracyashoboka ko Imana yakuvana aho hantu, biracyashoboka ko Imana yakuvana muri uwo mwobo urimo, biracyashoboka ko Imana yakuvana muri urwo rumogi, biracyashoboka ko Imana yakuvana muri iryo tabi, muri izo ndaya, muri ibyo bintu byose bikugoye. Kandi ikitari ukuri, ikinyoma cyose ni ikintu cyose kitari ijambo ry'Imana. Ikintu cyose Imana itavuze, icyo cyose ni ikinyoma. Ibyo Satani akubwira, iby'isi kubwira ni ibinyoma. Haguruka uze kuri Kristo. Imana ibahe umugisha.